yitanze Karuvari yampfiriye ibyaha byanjye byose iyo Karuvari Yesu yitanze Karuvari yampfiriye ibyaha byanjye byose iyo Karuvari yes Arine cyane abantu bakunda kumurikira muri benshi waba uri mu Rwanda hanze y'u Rwanda umve ko ngusuje cyane hanyuma turashima Imana ko twese turi amahoro waba urwaye waba uri muzima waba wapfishije ushima Imana umuryango yaba yakwanze ushima Imana ibyawe byaba biri kwanga ushima Imana kubera ko Bibiliya yaravuze ngo dushima Imana mu bibi no mu byiza tugiye gute dushima Imana rero turashima Imana ko twese turi amahoro ariko mbere na mbere nshimye Imana ko tugeze mu minsi mikuru ubwo abandi batangiye kurimba ngo nanone dore umwaka urashize unduraje hanyuma turashima Imana ko dore umwaka urashize undi tugiye kwinjiramo turashima Imana ko Imana igiye kuduha undi kurya kundi mwaka Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa icubahiro kuko mubizi murabizi neza ko mbakunda cyane mbakunda by'umwihariko kubera iki Bibiliya yarambwiye ngo impano zose ziruzuzanya umuhanuzi yitwa umuhanuzi ari uko afite abahanurira umuririmbyi akaba umuririmbyi ari uko afite abaririmbira umucuranzi ntiyacuranga nta bantu afite bo gucurangira rero turashima Imana ko impano zose zigira gute zuzuzanya kandi umubwiriza butumwa nawe ntiyabwiriza nta bantu afite bo kubwiriza turashima Imana rero ko muhari Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa icubahiro tugiye gusenga Imana nze mbabwire intego y'uyu munsi intego y'ijambo turiga Mana turagushimye turaguhimbaje uwera wa Isiraheli nushimwe kubera kuri Imana uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera uri Imana nyamana uri Imana itazaduhana uri Imana itwita uko bwije nuko bukeye uri Imana ikura umuntu mu mujyi kamushira mu cyaro uri Imana ikura umuntu mu cyari kamushira mu mujyi uri Imana ikura uri Imana ibona umuntu nacyamaze ukamugira icyamaze ukamugira umunyamumaro kandi ari umuvumo icubahiro ni kibi cyawe turagushimye kuri Imana ivumura ibyo bavumye turagushimiye kuri Imana izikurinda abantu babona ko byarangiye ariko wowe ukavuga ngo hari igaruriro twe tubona ko nta garuriro ariko ukavuga ngo hari igaruriro turashima Imana muri uyu mwaka ibyakagombye kutwica byari byinshi ariko turashima Imana ko turi amahoro turashima Imana ko bitatwishe ahubwo byadusize turi bazima byaradushatse biratubura kandi tuhari byaradushatse biratubura kandi duhari si imbaraga zacu ahubwo ni imbaraga zawe nushimwe kandi uhabwa icubahiro kuko uri Imana ishoboye byose urakoze kuri Imana ivuganye natwe kandi urakoze kuri Imana itwita uko bwije nuko bukeye mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa icubahiro tugiye kuganira ku ijambo ry'urugendo rw'ubukirisitu urugendo rw'ubukirisitu buriya kuba umukirisitu ntabwo ari ukutanywa inzoga abantu benshi bazi ko kunywa inzoga nyine atari ubukirisitu pe ntabwo ari ubukirisitu ariko hari igihe abantu bibwira ngo ntabwo tunywa inzoga reka tujye gusambana reka tujye mu bindi byaha reka tujye mu bapfumu ugasanga ngo ni umukirisitu kandi ni umusambanyi ni umusinzi ugasanga ngo ni umukirisitu kubera ko iki kubera ko atanywa inzoga kubera ko abantu batarakubona unywa inzoga urayijyana ukayinywera mu rugo yego ni byiza ukayijyana ukayinywera mu rugo hanyuma ukaba uri umukirisitu ndagira ngo nkubwire ubukirisitu ntabwo ari uko utanywa inzoga ahubwo ubukirisitu bwawe bushingiye kuki ndagira ngo abantu bakunda kunkurikira ndabizi murankunda pe ariko ndagira ngo twumvikane ubukirisitu bwawe bushingiye kuki hari ukuntu umuntu aba umukirisitu ariko nta mutima w'urukundo agira biravuze ngo iki dukunda abanzi bacu yego gukunda umwanzi wawe biragoye nanjye ubwanjye sinjya mukunda ariko se umukirisitu bwawe bushingiye kuki kuba utanywa inzoga nibyo byerekana ko uri umukirisitu kizwa ku gato no ku kanini katubanze dusome iri jambo turasanga muri Yohana
ibice 4 umurongo wa 10 haravuze ngo Yesu aramusubiza ati iyaba waruzi impano y'Imana ukamenya n'ugusabye amazi uwari we nawe uba umusabye nawe akaguha amazi y'ubugingo. Undi ati databuja ko udafite icyo uvomerasha n'iriba rikaba ari rirerire, none se aya mazi y'ubugingo wayakura he? Mbese ye urota sogokuru Yakobo wadufukuriye iri riba kandi akaba yari anywaga amazi yaryo ubwe n'abana be n'amatungo ye? Amen. Imana ishimwe cyane kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro. Uyu ni umuntu wari mu rugendo, hanyuma ngagiye kugira gute? Uyu muntu birashoboka ntabwo yari umukristo, ntabwo uyu muntu yari umukristo, kuko umukristo ikintu kimuranga ni umutima w'urukundo. Nkunda kubwira abantu nkababwira ngo muhanuzi uzabona nta mutima w'urukundo afite, uwo ntabwo ari umuhanuzi. Munyamasengesho uzamubona nta mutima w'urukundo afite, uwo ntabwo ari umunyamasengesho. Uwo nta muntu uzumva ngavuze ngo Imana iravuze nta rukundo agira, uwo nta mwuka w'Imana. Mwuka w'Imana utura ahantu hari urukundo. Ese urukundo twagiraga rwagiye? Twagiraga urukundo rwo gusurana, tukabona umuntu arababaye tukajya kumufasha, tukabona umuntu arababaye twamugira inama, ariko nta mutima w'urukundo agize gute? Nta mutima w'urukundo tukigira. Harya umutima w'urukundo twawutije bande? Noneho ngo uyu mugore nta mutima w'urukundo nawe yagiraga, ngo arangije abona umuntu wicaye hehe ku muhanda, ngo Imana ngo iramubwira ngo wampaye amazi yo kunywa. Umuntu uri kuza kukugira inama, umuntu uri kuza kukugisha inama ukanga kumugisha inama, uzi ari muntu ki? Umuntu uri kugusaba ubufasha ukanga kumubufasha, uzi ari muntu ki? Nico kibazo cy'uyu munsi. Kubura umuhanuzi nibikukuye ko wagira umutima w'urukundo. Kubura pastor, kubura umushumba ntago byatuma umutima w'urukundo wawe ugenda. Tugarura umutima w'urukundo. Hanyuma ngo uyu mugore ngo aramubwira ngo wampaye amazi yo kunywa. Ngo aramubwira ngo mbese kuri umuyuda nkaba umusamariyakazi, ese ayo mazi nayaguhane kandi tudahuje ubwoko? Harya ninde wazanye ubwoko? Ninde wazanye ubwoko? Twese turi bene muntu, twita izina muntu, twitwa umuntu. Hanyuma rero ngo aramubwira ngo wa mugore azana ivangura, aramubwira ngo kuri umuyuda nkaba umusamari naguhana amazi naguhana amazi. Kubera iki? Umutima w'urukundo nturobanura ku butoni. Mutima w'urukundo ntiwita ngo uyu ni muremure uyu ni mugufi. Mutima w'urukundo ntiwita ngo uyu ni inzobe undi ni igikara, ngo ndamufasha kubera ko nziranye na mwene wabo, ndamufasha kubera ko nziranye na nyina, ndamufasha kubera ko se twari inshuti. Oya, mutima w'urukundo ufasha umuntu wari we wese ubonetse. Ngo aramubwira ngo mbese naguhana amazi kuri umuyuda nkaba umusamariya, mbese naguhana amazi? Ujya reka kugira neza urobanuye ku butoni, ahubwo gira neza wigende. Muntu nagusaba ubufasha ubushoboye kubumuha, bumufashe. Ngo Imana uyu mugabo ngo yari Yesu, ngo aramubwira ngo iyaba wari uzi ugusabye amazi yo kunywa, iyaba wari uzi ukubwiye ngo hinduka. Ubundi abantu benshi bazi ko ari aya mazi yo kunywa, ariko mu by'ukuri ntabwo ari aya mazi, ntabwo ari amazi yo kunywa. Ngo aramubwira ngo iyaba wari uzi umuntu ugusabye amazi yo kunywa, wakabaye umuhaye amazi yo kunywa, hanyuma akaguha amazi y'ubugingo. Biravuga ngo kandi uwanyoye kuri ayo mazi ntabwo yongera kugira inyota ukundi. Hanyuma ndagira ngo mbabwire ngo twongere tugarure urukundo muri uyu mwaka. Niba uyu mwaka urangiye nta mutima w'urukundo twari dufite, uyu mwaka ugiye gutangira twongere tugarure umutima w'urukundo. Hanyuma umutima w'urukundo abari uturanga muri uyu mwaka tugiye gutangira. Wirobanura ku butoni, wivangura abantu, twese twitwa umuntu. Baravuga ngo naguhana amazi naguhana amazi. Umugore umwe yigeze guhura na Mesiya, ngo arangije nta bukirisitu yaganaga. Umugore umwe ngahura na Mesiya, ngo
wawe. Umugore aramubwira ngo ni byiza. Ngo arangije kumubwira ngo ni byiza, ngo aramubwira ngo wa mugore we mbese ufite umugabo. Umugore abo agiye kubona ngo atangira kujijinganya, ngo aramubwira ngo yego n'uwo mwararanye si uwawe. Kubera iki? Uyu mugore nta guhinduka muri we yari afite. Ngo akimara kumubwira ngo yego, aramubwira ngo abagabo bose ufite sabawe. Uwo mugore ngo ahindishwe umushitsi n'umuyuda ahuye na uwariwe. Ndagira ngo muri uyu mwaka duhure na Mesiya, duhinduke muri twebwe, dufashe umwanzuro nk'uko uyu Musamariya yafashe umwanzuro, akizwa ku gato no ku kanini. Azamuka umudugudu asakuza ko yahuye na Mesiya. Uwo Mesiya nahura nawe muri uyu mwaka urabasha guhinduka. Uwo Mesiya nahura nawe ntabwo guhinduka muri wowe, guhinduka ntabwo ari wowe uzagenda uvuga ubwira abantu ngo nahindutse, ahubwo wowe fata umwanzuro, utangire ukunda abantu bose, utangire umuntu mubonemo nk'undi. Reka kureba umuntu mubonemo inyamaswa, ahubwo murebemo mugenzi wawe. Numara kumubonamo mugenzi wawe, muri wowe urumva wahindutse. Numara guhinduka, abantu bazagenda bagutangira ubwabo bati yahuye na Mesiya koko. Njyewe muri uyu mwaka nafashe umwanzuro, aho hari igihe umuntu yihugiraho cyane, ariko muri uyu mwaka nabwiye Imana, Mana mbabarira, fata umwanzuro mpure nawe. Nimara guhura nawe muri njyewe ibyo abantu bari banziho bizahinduka. Dufata umwanzuro. Uyu mugore yafashe umwanzuro mwiza. Nubwo uyu mugore ngo Yesu yasabye umuntu amazi yo kunywa, uyu mwaka Yesu aragusaba guhinduka muri wowe. Uyu mwaka tugiye gutangira Yesu aragusaba impinduka. Uyu mwaka nta mutima w'urukundo wagiraga, ariko Imana iragusaba kongera kugira umutima w'urukundo. Uyu mwaka waje nta gukizwa kwa kurangaga, ariko Yesu aragusaba ngo wongere ukizwe. Uyu mwaka wakuvanye mu buntu bwayo, uyu mwaka watumye uhinduka muri wowe, kandi uhindukana. Imana iragusaba guhinduka. Imana ishimwe cyane. Tugiye gusenga. Ntugire ngo nari nuri kugusaba gukizwa. Hari impamvu Yesu ari kugusaba gukizwa. Iyaba wari uzi umuntu uri kugusaba gukizwa uwariwe, wakabaye umwumvira. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije ngo aramubwira ngo naguha n'amazi. Iyaba uyu mugore yari umuntu ugira umutima w'urukundo, yakabaye yaramuhaye ku mazi, ariko kubera ko nta mutima w'urukundo agira, yabanje kumubaza amagambo. Ndagira ngo dusenge Imana, tuyibwire ngo Mana, hari impinduka dukeneye mu buzima bwacu. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, turaguhimbaje. Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Uyu mwaka wabaye umwaka twagizemo urwango rwinshi, wabaye umwaka twabikiye abantu benshi inzika, wabaye umwaka abantu twagize kwihorera. Ariko Kristo Mesiya, tumanitse ibiganza, tumeze nka zangabo zatsindiwe ku rugamba. Natwe turamanitse, turavuze ngo turatsinzwe. Wongera ugaruke muri twebwe, wongera ugaruke muri twebwe bundi busha. Wongera uduhereze umutima w'urukundo, wongera utubereze kugirira impuhwe abantu. Wongera Uwiteka utugarurire umutima w'imbabazi wacu. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Nyamerera Uwiteka nyagora ku ngoma, uduhereze gukizwa by'ukuri, utanga imbaraga zo gukizwa, utanga imbaraga zo kwakira umwami n'umukiza, utanga imbaraga Kristo muri uyu mwaka tugiye kugeramo. Mwaka ukomeye cyane, umwaka ukomeye cyane. Niyo mpamvu tukwingize kugira ngo uzaduhereze imbaraga zo gukizwa, kuko umuririmbyi aravuga ngo kera bakwiringiraga bari mu mahoro, iyo babaga bagufite ntago bifuza ngo ni murengezi. Turagushimiye ko tugufite nk'umwami n'umukiza wacu. Turagushimiye kubera kuri Imana nyamana, turagushimiye kubera kuri umutabazi wacu. Icyubahiro ni kibi cyawe. Urakoze kuri Imana yivuganye natwe, kandi urakoze kuri Imana ije gutanga ubuzima buzima, kandi urakoze kuri Imana ije gutanga urubyaro ku bantu baguhindukiriye, ku bantu baretse ibyaha bakemera bakiha
kwihana bakagukurikira, hari icyo uje gukora, hari icyo ugomba gukora udaciye mu miryango, hari icyo ugomba gukora utanyuze mu bantu bakomeye. Icubahiro ni kibi cyawe. Urakoze kuri Imana mvugane natwe, kandi wakoze ko muri Imana yabanye natwe, kandi wakoze kugiye kuduha imbaraga zo kongera kugira umutima w'urukundo no kongera kugira imbaraga zo kongera gukizwa. Icubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha cyane, hanyuma Imana ibamere umugisha, kandi Imana ibahereza imbaraga zo guhinduka. Murakoze.